jya kwishansiye runaka ndaguhuza na runaka aguha akazi sibyo ejo nubasha kugura igare nkujyane muri koperative igira amagare ushake perime utware moto paka niba warize wenda nko guteka kugeza igihe uzashingira hoteli yawe ukajya witekera kwiga urashoje ikizamini uragikoze diplome yawe urayibitse mu rugo intego ya mbere si ugufata ibipapuro ujyana ku depoza ahandi hantu ibyo bipapuro bidepoze uvuye mu kiyede bidepoze uvuye gutwara igare akawo kazi iyo ubona mu rugo gato nubwo byaba ibyuma bishaje cyangwa bikaba amacupa ashaje yajyane ku isoko uyabyazemo umusaruro kuko muri no minsi private sector nifite amafaranga kurusha leta niba ukora ubwarimu akaguhemba 100 nge nakogosha nkakora 180 cyangwa 200 none uwo mwarimu ndushike kandi twariza amashuri angana. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Home News TV. Uyu ni wa mwanya mukurikirana ibiganiro bimwe bidasanzwe, amakuru ari exclusive yandi abagezweho avuye ku isoko. Tubazaniye amakuru noneho ateye ubwoba. Sinavuga ko ateye ubwoba bimwe bisanzwe byo kuvuga ngo ni bombe iraguye oya, na makuru arimo abica bigacika. Turi kumwe n'ubundi nkuko bisanzwe n'umutumirwa wacu nguyu ahangaha araza kutwibwira mu kanya, ariko tugiye kuganira kuri topic cyangwa ingingo ifitiye akamaro urubyiruko muri rusange, babandi barangije amasegonderi, barangije za kaminuza, ndetse na babandi bize imyuga gusa bakiga ubumenyi ngiro, bamwe biga igihe gito twita short course. Namwe muraje murebe iki kiganiro uburyo kibafitiye akamaro. Tubararikiye kudukunda mukadukwirakwiza mu bandi bagenzi banyu, ndetse nimutinde kuduha comment no kutubwira ngo ubutaha muzadukorere kuri iki kiganiro, ubutaha dukeneye ibi ngibi. Wakwibaza ngo gute? Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kwibaza ku bintu bijyanye n'akazi ku bantu barangije kwiga, abarangije kwiga segonderi cyangwa na za kaminuza. Tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo ese akazi umaze kwiga ukabura gute? Ni gute ubura akazi? Ni gute ubura akazi ko gukora? Ubundi ntago bibaho nk'umujene. Ntabwo umujene yawe akazi ntibibaho. Hano dufite umutumirwa wacu rero araza kutwibwira mu magambo ye. Reka tumuhe umwanya. Karibu. Yego murakoze kutwakira kuri Home News TV. Okay. Ndabashimiye nkuko mubizi nk'ibisanzwe ni Kazungu M6 again. Nkabanje tuje kuganira ku kiganiro kigendanye n'akazi. Nk'abajene tuba twarangije segonderi tukabura amahirwe yo komeza kaminuza, tugomba kuganira ku bigendanye n'akazi, twunguranaho ibitekerezo. Ufite akazi akakarangira undi utagafite, ariko natwe tukagafite tukaba twahanga kandi. Arakoze cyane ngo ni M6 what? Aya ni danje M6 what? Subiramo kandi. Ni Kazungu M6 star. M6 star. Yeah. Can you please spell cyangwa kadusobanurira ako kazina M6 star? Nuko wenda kuri kamera batari kano gatatuwaje. Turaza kukabona. M6. What does it mean M6? M6 bisobanura umwana wa gatandatu mu rugo. Twese dutangizwa na M, abandi umwana wa gatandatu. Ababyeyi bakubyaye babyaye abana batandatu, bose bafite amazina atangizwa na M. Ubwo ni 7. Wowe ukabura umwana wa gatandatu. Okay. Iyo M ibanza giza amatsiko. M ibanza ivuze iki? Sobanuye iki? Okay. Abana bose amazina yabo nubwo ntayavuga atangizwa na M. Nanjye kaba M, n'uwanyuma kaba M. Ubwo bisobanuye ko M6 bisobanuye ko umwana wa gatandatu. Umwana wa gatandatu. Okay. Ndabyumvise neza cyane. M6 none twamwumvise aka Kazungu cyangwa Kazungu aka M6. Murabyumva? Wakwibaza ngo tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira ku ngingo nkuko nayivuze yuko nta mujene uware wese urangije kwiga segonderi, kaminuza, even na primaire wavuga ngo akazi ntabwo kabuze. Akazi ni kabuze kuri diplome yawe ya segonderi, kuri lisansi yawe ntabwo akazi kabuze. Ubura akazi ute? None se M6 watubwira gute
wowe wakwitwa ko uri umujene warangije kwiga ufite diplome, ufite kategori, ushobora kufite kategori ya A ya moto, yo gutwara imodoka zisanzwe, yo gutwara n'izindi zo hejuru, ukambwira ngo wabuze akazi. Ibyo bintu umva bishoboka bite? Okay. First of all, mbanze gusuhuza abantu twiganye kugira ngo hatagira n'abamenya ko ntize wenda. Okay. Abantu twiganye kuri APAC Byumba Inyange, abantu twiganye kuri SBC Bernadette Kamonyi, ndabasuhuje. Barabizi uko twigaga. Ibyo ari byo byose nshobora kuba ntari umuswa cyane ko ntari n'umuhanga cyane. Uraho ngaho. Byiburamo hagati narageragezaga. Bityo rero utapfa kubura akazi. Okay. Byanga byakunda umwanya nagiraga ntago nakabuza akazi. Ariko nyine nanjye byarangiye mbaye umushomeri kimwe nk'abandi. Okay, iyo ngingo y'ubushomeri ntabwo turaza kuyivugaho rumwe. Hari ikiganiro twakoze kuri Home News TV isobanura ko icyo kintu kijyanye n'ubushomeri wenda ushobora kuba utaragize amahirwe, reka mbyita amahirwe, wenda ushobora no kuba ibibazo cyangwa ibyago kuri wowe, ariko ushobora kuba utaragize amahirwe yo gukurikirana icyo kiganiro kivuga ku bushomeri. Ese tuvuze gatoya kuri ako kantu wavuze ku ubushomeri ni iki? Okay, ubushomeri rero dushatse kwivuga mu magambo arambuye. Ubundi ubushomeri ni ukugira ngo umuntu agire imyaka yo gukora ntagire icyo akora. Ubushomeri ni umuntu wagize imyaka yo gukora reka akaba adakora. Okay. Nicyo wowe wita ubushomeri. Mu kiganiro twakoze hano kuri Home News TV rero hari umugabo witwa Ago watubwiye ngo ubushomeri nukuba warize amashuri ariko ukaba udafite akazi. Hari undi mugabo wari uhari witwa Newsman, uyu nguyu mubona kuri Mike, we yabaga asobanura cyangwa adefanda ngo ubushomeri nukuba warigeze akazi ariko ukaba nta kazi ufite. We niko yabaga asobanura. Twagize debate itandukanye, tugira igihe kinini cyo kubidiskitaho, ariko na nubu abadukurikiye turacyategereje mwebwe kugira ngo mutubwire ngo mwebwe mwasanze ubushomeri ari iki. Reka dukomeze. M6 waruvuze ngo uracyari umushomeri kandi warize. Aho za se Bernadette niba nabyumvise neza, naho za Byumba warize kandi ntiwari umuswa, ntiwari ngo n'umuhanga wo hejuru cyane, wari uri aho ngaho. Ese tugaruke, hari icyo nakwita ngo mandate, sinzi mu Kinyarwanda ngo byitwa gute. Mandate ya TVET cyangwa ya RTB hari ivuga ngo twigisha imyuga n'ubumenyi ngiro kugira ngo umuntu wize umwuga n'ubumenyi ngiro abe ari capable abe afite ubushobozi bwo kuba yakwihangira umurimo, apana gutegereza akazi ngo kuri leta ngo baraduha akazi gutya na gutya. Urabyumva? Ugendeye kuri iyo mandate, uratekereza uri umushomeri, uratekereza wowe warangije kwiga segonderi, niba warayirangije cyangwa niba warakomeje muri kaminuza ntabwo wabitubwiye, ariko turi ku ngingo ivuga ngo ni gute umuntu warangije kwiga avuga ngo nabuze akazi. Wowe udefanda gute ko utarangiza kwiga ngo ubura akazi? Bitubwire. Okay. Kurangiza kwiga ngo ubura akazi, hari abantu bifata nk'ibintu byoroshye. Yego. Muri makeya byanga byakunda iyo wizubukanishi. Yego. Ntago uzasohoka ukora igaraje. Yego. Ayo mafaranga se wabo yakuye he? Ntago wakwigubukanishi ngo usohoka ukora igaraje. Wasohoka ukora iki rero? Iyo wizubukanishi usohoka ujya gushaka akazi. Sibyo? Ubushomeri ni ugushaka akazi ukakabura kandi udafite n'ubushobozi bwo gushinga iryo garaje. Ni kubyumva wowe. Wize mekanike nibyo. Uranayimerita pe byanyabyo. Ariko ntago ufite ubushobozi bwo gushinga igaraje yawe. M6 aratubwiye ngo warize mekanike ntushinga igaraje, icyo gihe ngo buri umushomeri. Kandi muri TVET harimo iyo mekanike, niba tubyemeranyaho neza cyane. Mekanike wize rero ntabwo wayize kugira ngo ugire ute ushaka akazi tugendeye kuri mandate ya RTB, ahubwo wayize mekanike kugira ngo ugire ubushobozi bwo kuba watanga n'akazi. Ese mekanike ni ibintu biraho ngaho birenze cyane ku buryo utavuga ngo ndatangirira ku tuntu dutoya paka nzagera ku bya bintu binini, ku buryo ni itegeko ko yiga mekanike ukaza ushinga igaraje.
cyangwa ushobora gutangira akantu gatoya kugira ngo uzagere no ku bya bintu binini? Tubwire, dusobanurire. Okay, ni urugero nari mbahaye. Ariko niba atari ibanga bundi wowe hize iki? Okay, njye nize MCE. Kazungu ati njye nize MCE. MCE. Math, Computer and Economy. Yeah. MCE iri muri TVET cyangwa ntabwo iri muri TVET? Okay, ntabwo iri muri TVET. Ntabwo iri muri TVET, ariko kuri MCE ushobora kubona wagira akantu ukora, harimo utuntu turimo computer, utuntu turimo ng'imibare, kandi ng'imibare ngo ni isomo rikomeye. Ariko uhereye ku mubare wakora kandi kantu. Ese nk'umuntu wize MCE, wowe harimo akantu ka computer, ubwo urumva nta hantu wahera wihangira umurimo? Okay, biterwa n'umuryango wavutsemo. Okay. Niba naravutse mu muryango kubona nayo ishuri ari struggle byarabaye bya danger, ntago ari wambonera computer nese bwo nayibona nayishyiraho nayikoresha ikize. Nkeneye akazi ko mu biro cyangwa ko kahandi n'ahandi, umuntu akama akazi kagena niyo computer. M6 ntago turi kwemeranya neza. Uti gute tutari kwemeranya neza? Wowe wenda wize MCE, ariko undi muntu warutanze urugero ku muntu wize mekanike. Ndacyafite amatsiko menshi. Umuntu wize mekanike nta kintu yakora ko kugira ngo agera akazi cyangwa yihangira akazi, agera kana akora? Ya, keretse niba hari ubumenyi ufite kuri mekanike. Okay. Keretse agiye atega imisumari mu mihanda, imodoka zigapfumuka akabona izahoma. Aho rwose akazi yaba kihangiye. Okay, abadukurikiye aratubwiye ngo uteze umusumari imodoka igapfumuka pine, ukagenda ukazana hajya bibita amasupana, ukazana amasupana ugahoma ya pine, uba wihangiye akazi. Reka tuvuge kuri icyo kintu, uduhaye gutekereza kuri icyo kintu. Ese kuba wafata umwanya ukagirira umuntu nabi cyangwa ugategura igikorwa kitari cyiza kugira ngo ugire icyo ubona, icyo kintu nge ndumva atari sawa. Okay, ntabwo ari sawa, ariko mu gihe akazi kabuze dukora iki? Twihangira imirimo. Twihangira imirimo. Dutega imisumari imodoka. Okay, ntabwo ari byo umuntu yakora. Rero ngewe hano mfite ikindi gitekerezo cyane ku bintu bya TVET, cyane ku bintu by'ubumenyi ngiro byo kwihangira akazi. Usanga hari uburyo biba bikomeye cyane kugira ngo aho utangirira, na cyane ko niyo ugiye kwaka ku kazi twa turi tuvuga ngo ugiye kwaka akazi, akenshi bagusaba experience. Bakakubwira ngo ufite iyihe experience? Ago wirangara bakakubwira ngo ufite iyihe experience? Kuri experience rero reka ngire akantu nibazaho cyangwa nawe nkubaza, nakubonye nagutomboye. Ese experience, ku kintu kitwa experience wowe ucyumva gute cyangwa ukivuga hiki? Okay, experience rero nabivuga mu ngingo ebyiri. Yego. Hari ingingo ya mbere yuko abatwigisha bigisha ibintu bidafatika ku buryo abakoresha batabiha agaciro. Yego. Sibyo? Ngo kuko umukoresha abaye agaciro ibintu wize, yagombye gufata umuntu akabaza ko ibyo bintu bishoboye. Kuba asaba experience nuvuga ati nshidikanya ku byo yize, ariko ndi gushaka kumenya ibyo yakoze. Yego. Okay. None se M6 ubu ku ngingo y'abantu bagenda bakavuga ngo twe dushaka gutanga akazi, none twasabye ko bafite uburambe bw'imyaka runaka, wowe ntago wemeranya n'abo bantu, uravuga ngo niba umuntu yarize ubumenyi ngiro. Ariko nanjye nemeranya nawe utigute. Reka dufate nk'umwuga umwe ujyanye no guteka. Ese Kazu cyangwa M6 ubu abantu baka experience muri FBO cyangwa Karinari, impamvu ntemeranya nabo ni gute wowe wafata inkoko, nkundi inkoko byatari nkundi inkoko byatari ariko y'inyarwanda ndibaza ngo ni gute inkoko wayifata ukayiteka 65% kugira ngo wa muntu uri gutanga akazi yake experience atekereza gute wowe warangiza kwiga guteka inkoko cyangwa guteka ibindi bisanzwe, mvuze inkoko kubera nyikunda, akakubwira ngo inkoko ayitetse 30%. Birashoboka? Niba umuntu yarize guteka ari umwuga,
yakagombye kuba azi guteka bya nyabyo biri professional. Niba inkoko ayitetse akayiteka igashya 100%. Niba inkoko yahiye ukayirya ukumva ni ifite gu iraryoshye, ni ukuvuga ko wayitetse professionally. Umuntu rero watanga akazi mu guteka bikarangira asabye experience ngo y'imyaka runaka, ntago nemeranya nawe nuko. Okay, ngiye nemeranya nawe. Mbaye boss sibyo, nanjye ntago nafata umwana uvuye mu ishuri ako kanya ngo mushyire kuri tere yanjye. Ariko ku rundi ruhande ntago ari byo. Nibyo ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntago ari byo. Ahubwo ikibazo twagishakira mu abarimu baduha ubuhe bumenyi tujyana kuri tere. Yego. Ubumenyi tujyana kuri tere nta kintu kirimo. N'aba boss barabibonye. Ubumenyi tujyana kuri tere nta kintu kirimo. N'aba boss barabibonye. Turasabwa iki rero? Niko M6. Turasabwa iki? Cyangwa abarimu leta iradukurikiye, RTB iradukurikiye, TVET muri rusange baradukurikiye, General Education baradukurikiye, REB iradukurikiye, muri rusange ministry cyangwa ministeria y'uburezi iradukurikiye. None kuri ako kantu uvuze ubu twasaba iki? Minedike tuyisaba iki kugira ngo iyo mpungenge wari ufite ngo ubumenyi dusohokana tuvuye ku ishuri, ubumenyi abarimu baduhaye, iyo tugeze ku isoko ry'umurimo dusanga tudashoboye? Twasaba iki ministeri y'uburezi? Ubundi hari amashuri yagenewe kwiga ibintu mpuzamahanga, hari n'amashuri aba yaragenewe kwiga ibintu bikorerwa muri sosiyete dusanzwemo. Ndetse niba wakwigishije guteka inkoko bya Kiyapani mu Rwanda wayikoresha iki si yo nkoko? Niba wakwigishije guteka inkoko bya Kirusiya mu Rwanda uzi ko nta mu Rusiya uhari, nta n'uwo muziranye, byakumarira iki? Okay, twebwe twaga Minedike yakihuje n'amashuri sibyo, tukareba igikenewe kuri tere. Tukavuga tuti niba ari inkoko zitetse ikinyarwanda dushaka, akanazo zikundwa muri sosiyete. Kuko Minedike ntabwo twigisha ngo tuze gushaka akazi ahandi. Tugomba gukorera igihugu cyacu, tugashaka akazi mu Rwanda. Ibyo twigisha bikaba ari ibintu bikorwa mu Rwanda. We ushaka kwiga ibya international bijya hanze, akabyiga ukwabyo kubera ko yabonye iyo scholarship cyangwa yabonye akazi kajya hanze n'ibindi. Gusa ibyo twiga byo mu Rwanda nta kintu bimaze. Urebye nyine mu Rwanda twigamo nka 20% ibyo dukoresha mu Rwanda, ibindi byo ni nko kwigira ubusa muri makeya. Niko nshatse kuvuga. Nanjye nka newsman navuga nti Kazungu aka M6, ubaza ibyo uzi nka mwarimu, kubera ko ubajije ministeri y'uburezi urayibajije uti begere amashuri. Enkude chapeau kuri Minedike, uti wayi kubera iki? Kubera ko ntabwo bicaye baradutekerereza. Hari system ihari, icyo nakwita abadukurikiye banyibutse neza, hari system ihari yo kwigira mu ishuri, ukigira mu gihe gito mu ishuri, ikindi gihe ukajya kukigira ku kazi. Iyo system irahari. Minedike enkude chapeau kuri ako kantu mwatekereje, biradufasha cyane, binarasubiza ikibazo M6 yarafite avuga ngo ubumenyi dukura mu ishuri tugera ku isoko ry'umurimo tugasanga nk'abajene b'ikigihe ngo nta kirimo. Ubu ngubu rero ndaje ngo nkumara impungenge ku icyo kibazo wari ufite. RTB ifatanije n'abikorera, ibyo bita gute? Private sector. Hari agaterime bakoresha ngo abikorera babyita abbreviation y'abikorera bayita gute? Bayita PSF. Abadukurikiye PSF urumuhanga byatari, biragaragara ko wize urumuhanga. PSF ifatanije na RTB cyangwa Minedike, hari system bakoze cyangwa icyo bakwita integanya nyigisho curriculum yitwa dual training. Dual training ni iki rero? Dual training ni gufata umunyeshuri kwiga mu ishuri igihe runaka, ntago ndaza guspecify ngo ni amezi runaka cyangwa imyaka runaka mu ishuri, ahubwo ni igihe runaka mu ishuri, ikindi gihe akajya gukorera muri company cyangwa ku isoko ry'umurimo, hahandi ku muganya wawo. Kugira ngo ndatekereza PSF na RTB
cyangwa na Mineduc iki kintu baragitekereje kugira ngo bakureho cya kintu yambogamizi twadufite mu kanya kuvuga ngo experience. Ni ukuvuga ngo niba warize muri dual training, warize igihe runaka ku ishuri, ikindi gihe ukajya kukimara muri company cyangwa muri hahandi ku isoko ry'umurimo ukora bya nyabyo, ntabwo icyo kibazo kizongera kubaho. Ubwo nyuma yuko dual training ijya muri implementation, ndatekereza Amagi nawe azasubizwa kuri cya kibazo ngo ese experience nyikure hehe. Ako kantu wakumvise? Ese dual training wari usanzwe yize? Okay, dual training nari nsanzwe nyizi, ariko nubwo tuyivuga gutyo ntago iha ababosi b'ama private companies kutwizera nk'abantu basohotse mu mashuri. Yego. Uruhe rugero? Turacyabona amatangazo avuga ngo wakoze igihe kingana gite muri kano kazi uje gusaba. Yego. Mbega nk'uwo mu boss uvuga gutyo uzahira ubwe ngo nakoze stage y'amezi 3. Iyo niyo stage uzatanga se? Uzatanga akazi wakoze. Uwo muntu waguhaye akazi mbere we yarashingiye kuki? Niba ama private companies yose azajya avuga ngo turashaka uburambe ku kazi. Yego. Uwako kazi ubwo burambe bwa mbere uzaba ukuye he? Ese umuntu waguhaye akazi bwa mbere we experience uzaba arikuye? Ibyo waruvuze nabyumvaga. Sibyo, ariko se ntago byitwa uburambe, byitwa experience. Kandi bo ntago bavuga experience, avuga uburambe ku kazi bw'igihe kingana gutya. Oya, ne experience mu bintu ni ukubuzi kubikora. Yego. None uburambe ku kazi ni igihe wabikoze. Oya, ni igihe wabikoze. Igihe wamaze ukora ibyo bintu. Ikinyarwanda kigira amagambo make. Yego. Experience ni ukuba ubizi kubikora. Noneho uburambe ku kazi bo ni igihe wabikoze. Ushaka kubikora imyaka 5, 10. Yego. Ubwo burambe rero nibwo busaba. Ntago basaba experience yenda niko mu Kinyarwanda. M6 tugarutse ku ngingo yacu, twarimo tuvuga tuti ni gute umuntu arangiza kwiga segonderi cyangwa kaminuza akavuga ngo yabuze akazi. Tugaruke ku ngingo yacu. Ese twavuye kuri kubukanishi, reka dufate random muri dufate undi mwuga cyangwa ikindi kintu kigwa mu ishuri kiraho ngaho. Dufate ku bantu biga ibintu bijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya nk'uko Home News TV abadukurikiye mubona. Ubu turi kuri kamera, mu photographe wacu cyangwa mu cameraman wacu yize uyu umwuga witwa multimedia cyangwa gufata amajwi n'amashusho no kuyatunganya. Reka dufatire urugero kuri uyu mwuga. Ese nk'umuntu warangije segonderi cyangwa warangije kwiga amezi 3, 6 cyangwa umwaka muri uyu mwuga wo gufata amajwi n'amashusho no kuyatunganya, ese yavuga ngo narangije kwiga none ngiye kugenda nirukanka nshaka akazi njyana byani bavugaga ngo ni jeroneri inkweto igahengama. Ni gute rero umuntu warangije kwiga uyu mwuga yavuga ngo ngiye guhanga akazi mpakaza abagenzi banjye cyangwa n'abantu twiganye mbaha akazi? Hari amakuru bifiteho? Okay, ngewe ku ruhande rwanjye ntago ubundi abantu bagombye kuba bishavuga ngo tugiye gushaka akazi hirya no hino. Yego. Kuko nako kazi bashaka nta mafaranga gahemba rwose. Turakaza amafaranga gahemba turayazi. Nta mafaranga arimo. Twakihangiye imirimo. Yego. Nanjye nk'umusore uba warashoje wenda nta mafaranga menshi mfite. Yego. Ushaka kuvuga ati ndashaka kuba umukameramani. Yego. Ariko nyuma ukabura amafaranga yo gutangiza kugira ngo ukore iyo business. Yego. Icyo gihe wakora iki? Tangira ukora akazi gasanzwe. Target yawe nzagura kamera, nzagura iki niki, nzagura iki niki kugeza mbaye cameraman. Nari mfashe urugero kuri uyu mwuga random muri wenda nawe uraza kuduha urugero rw'umwuga wabona watangirira ku gishoro gitoya cyangwa from scratch ukagera kure. Reka kuri urugero nari mfashe rw'ubu cameraman cyangwa gufata amajwi n'amashusho no kuyatunganya. Abantu baravuga ati natangiza ikihe gishoro, kamera ko zihenze, ibikoresho byose bijyanye n'uyu mwuga ko bihenze, natangira nta gishoro. Ushobora gutangira ukorera abandi. Sibyo? Ushobora gutangira ukorera abantu ufite ya skills yawe. Igishoro akaba ari wa mutwe wawe, igishoro akaba ari bwa bumenyi bwawe. Utigute rero. Ushobora kuza ukaza nko kuri Home News TV abakameramani wacu ukaza ukabwira ati nanjye buri uyu mwuga narawize, mfitemo skills runaka. Uti none rero mwanyemerera nkajya mbaherekeza kuri tele, nkajya mbaherekeza kuri scene. Gucyo kubaherekeza ushobora kuvuga ati cyagihe ananiwe yarari gushutinga akakubwira ati waba umpagarariyeho
yaza gusanga agasanga wahinduye ango ugasanga ishoti wayihinduye kavuga ati kano gashoti kari sawa cyane bigatangirira aho ngaho. Rero twige gukorera amafaranga makeya cyangwa no gukorera ubuntu no gukora volunteer jobs tubyige. Ntabwo urajya gukorana n'uriya mu cameraman ngo nataha agiye kurya cyangwa agiye kunywa agafanta aguheze neza cyane aragusomya. Ashobora bishobora no kurangira kuvuza ati akira igihumbi tega, sibyo? Rero ntabwo twavuga ngo akazi karabuze cyangwa twarangije kwiga none akazi turakabuze, ahubwo twige guhanga akazi. Nimba ufite igitekerezo cy'umwuga nawe ubona ngo twatangira gute ku gishoro gitoya cyangwa nta gishoro dufite, tugatangira business kazaba business, wadusangiza amakuru cyangwa abadukurikiye ukabagura uti mwe kwiheba akazi ntikabuze cyangwa nubwo kabuze ariko wakwihangira akazi uciye muri ubu buryo, watubwira. Nyine wenda nuko hano ari kuri Home News TV yego, wenda wowe watanga experience yego, ariko abandi ntibayiguha. Yego, bisobanuye ko tuve muri ibyo byo kuvuga ngo wajya gukorera abandi ngo wajya kugira iki. Shaka akazi kari hasi. Hari ijambo batajya bavuga nuko nyine bararivuga ariko ribaho nubwo ari ribi bahita ngo ni fucking job. Nta kazi gaciriritse ko hasi. Yego, ushobora guhera kuri akazi ko hasi ugatwara igare ugakora ikiyede ukikorera amabuye ukikorera itaka ariko ufite intego. Ngewe ntago nshyigikira umuntu uvuga ngo agiye gukorera abandi. Ibyo byose simbishyigikira. Kereye akazi kawe ahubwo nawe uha abandi akazi. Niba ubizi neza ko akazi kakuvunnye kukabona, nawe uzagaha ba bantu ubona bavunitse kugira ngo bakabone. Niba atari ibanga rero M6 wadusangiza gute wowe gukorera abantu utabikora ahubwo wowe kiyangira akazi, wabigenza gute? Okay, wenda urugero nshobora kuza urikumva, nshobora kuza nkajya ku ishansiye nkasanga bari gukora, urabona ndi umusore nubwo ndi gatoya ariko ndi umusore, bamemba y'ubuyede yuzuye, nkaba najya mu kiyede nkakora ikiyede si bitanu hari bine i Kigali. Yego, bitanu bine i Kigali hari n'amafaranga menshi ku buryo nubwo wakora ukwezi kose ugasevinga mu bya 50 ntago wamara amezi 5 cyangwa 10 utarabona amafaranga ya kamera ngo nawe ujye ubwira abantu bo mu bukwe ati mureke mbafotore. Okay, bitabaye n'ibyo ntago wamara amezi 3 utarabona amafaranga aguze igare ngo ujye mu muhanda nawe utware w'umunyonzi nk'abandi ariko ujye hasi. Ubundi urubyiruko ikintu none se ubwo ntabwo bo watangiye gukorera abandi, waravuze ati gukorera abandi ngiye ntago mbyumva, ariko uratubwiye ngo wajya mu kiyede. Wajya mu kiyede uri kubaka inzu yawe cyangwa waba uri gukorera abandi? Hari ugukorera abandi ubasaba akazi k'ibyo wize, hari no gukorera kandi ukora ka kazi navuze gaciriritse ko hasi. Kara gaciriritse ko hasi ntago twita akazi buriya muri makeya tukita nko kwirwanaho, kandi ko wagahereyemo wirwanaho uzi ariko intego y'icyo ugamije kugeza igihe ugize akazi kawe gafatika. Ariko M6 niba atari ibanga watubwira akazi ukora. Ubu ngubu akazi nkora ngewe ni ubwogoshi. Navuze ibyo nize na nyuma yaho nize n'ibindi, niga electricité, niga ibiki byose, gusa nyine nkora akazi ko kogosha. Uri kumva? Kogosha ntago ari byo nakunze kurusha ibyo nize, ahubwo ni bya bindi byo kuvuga ngo reka mfokasinge ukazi nize, urugero rwanjye urumva rugeze muri 50%. Nirugera 100% nzababwira. Urakoze cyane M6 sorry. Utubwiye ko ukora akazi ko kogosha, ufite salon de coiffure. Salon de coiffure ni yawe cyangwa ukorera abandi, bimeze bite? Tubwiye. Okay, ngirwo rugendo mabwira n'ubundi n'urwanjye. Nakoze ikiyede, natwaye igare, nshinga salon, ubu niho mpagaze, niko rwego mpagazeho. Urumva M6 ntago ari wa muntu tubwira ngo tugiye kujya mu ijuru ataragezeyo, ni wa muntu tubwira ngo tugiye mu ijuru ariko afite uruhare rwo kujya mu ijuru cyangwa hari agace yagezemo ko mu ijuru. Urumva ko yatubwiye ngo nukuyangira imirimo ariko nawe adusangiza experience. Atangiye ari umuyede ajya kwigara aranyonga akora akazi gasanzwe, none ubu ngubu afite saro yiwe. Niba atari ibanga M6 watubwira muri saro yawe uriyogoshera, ufite abakozi, bimeze bite? Okay, muri saro yanjye nkoramo nkanjye ubwanjye igihe nabonye umwanya ntagiye mu kandi kazi ko hirya no hino, nkafite n'umukozi unkorera. Urumva ko byanga byakunda
ntago ari bibi cyane ukurikije urwego biriho. Turacyagerageza ngo turebe, ariko byanga byakunda focus yanjye ni ku kazi nize, kuko iyo section nayifashe nyikunze. Umunsi nzagafata nanjye nkagira amafaranga, nzakora ibyo nize nk'abandi. Byiza cyane. M6 nkuko atubwiye, ubu afite salon de coiffure, afite abakozi akoresha, urumva ko yihangiye umurimo, atanga n'akazi. Urumva kuri iyi ngingo rero, kuri topic ni umutumirwa mwiza, kuko rwose arimo aradusangiza experience yagize. Nawe udukurikiye watangira ku kazi gatoya, watangira ukorera abandi, bikagera igihe ukagira kampani yawe, ugatanga n'akazi, abantu bakaza bakagukorera. Uzaba urashe ku ntego neza neza ya Mineduc cyangwa ya RTB. Reka M6 atubwire, ese M6 muri aka kazi ka ukora ko kogosha, wakangurira abandi bantu, abajene, urubyiruko rudukurikiye, nabo kuba bakora akazi kameze nk'akawe, cyangwa nawe nuko wisanze muri ako kazi byaje nk'ikwiga? Yego, urashoje ikizamini uragikoze, diplome yawe urayibitse mu rugo. Intego ya mbere si ugufata ibipapuro ujyana ku depoza ahandi hantu. Ibyo bipapuro bidepoze uvuye mu kiyede, bidepoze uvuye gutwara igare. Akaho kazi iyo ubona mu rugo gato, nubwo byaba ibyuma bishaje cyangwa bikaba amacupa ashaje, yajyane ku isoko uyabyazemo umusaruro. Kuko muri no minsi private sector nifite amafaranga kurusha leta. Niba ukora ubwarimu akaguhemba 100, nge nakogosha nkakora 180 cyangwa 200. None uwo mwarimu andusha iki? Kandi twariza amashuri angana. None se ushaka abantu bose baze mu kogosha? Oya, ntago mvuze kogosha. Nubwo bajya mu kiyede, ndetse niba umuyede ahembwa 5, ukaba wakora windi minsi 20 mu kwezi, si 100. Nese ubwo umwarimu akurusha iki? Imbaraga akoresha ajya ku ishuri, nawe nizo ukoresha uzamura itafari kugikwa. Ariko mwarimu ntago twamusuzugura ngo tuvuge tuti mwarimu, none se abarimu nibatabaho, abana bacu ko turi kubyara bazigishwa nande, bizagenda bite? None se ukeka ko abantu bose bize ubwarimu bazakabona akazi k'ubwarimu? Bazigisha abandi? Niba kaminuza iri gusohora abantu 3,600, 600, irasaba ko niba warize ubwarimu tangira ukora ubuyede, utwara igare, uzashinga ishuri ryawe aba ari ryo yakwigishamo. Kuko nutegeza kujya kwigisha mwa leta, ahubwo leta yaranarushye. Leta niba yigisha abantu gukora ibintu bakanayitegerezaho akazi, ni nka kundi kurera umwana akagoma akabiwawe, akabiwawe ntajye kwishakishiriza. Leta nitwigisha ubwarimu, cyangwa twigisha ubuganga, cyangwa twigishe iyo computer nk'iyo nize, ariko nako tugiye kwihangira akazi kacu. M6 urakoze cyane. Dusoza tugana ku musozo, n'abadukurikiye nabo turaza kubasaba kugira ngo muri commentaire batwandikire batubwire ngo ikiganiro cyanyu twagikunze, none turifuza ko mwatubwira kuri ibi nibi. Ese ndi umuntu warangije kwiga ibi nibi, mwangiriye nama kugira ngo nanjye ntangirire hasi ndebe ko nzagera kure. Twandikire muri commentaire, turaza kuguha inama. Dufite abantu benshi, dufite impuguke, inararibonye kuri ibyo bintu, baraza kukugira inama. M6 wabwira iki, cyangwa twasoza ubwira iki abantu badukurikiye, cyangwa urubyiruko rurangiza kwiga amashuri, barangiza bakatubwira ngo sinakora aka kazi nkuko wabyise ngo ni fucking job, sinakora aka kazi karaciriritse, sinakora kanaka. Okay, ngewe ngira inama umujene uburangije kwiga. Hari ukuntu abajene barangiza kwiga bumva biyumva ari abantu barenze muri societe. Nibajye hasi mani baze basange twarangije. Ntago barangije amanota menshi kuturusha. Nubwo atari menshi, ariko twabatanze hanze. Nibaje batugisha inama, ngi inama nayikugira ku buntu. Nkabwira nti jya kwishansiye runaka, ndaguzana runaka aguha akazi, sibyo? Ejo nubasha kugura igare, nkujyane muri koperative igira amagare, ushake perime utware moto, paka niba warize wenda nko guteka, kugeza igihe uzashingira hoteli yawe ukajya witekera. Nta mpamvu yo kumva ko kuba twarize ibintu leta. Abadukurikiye mutuvugira ngo amen, avuga uti amen. Ako kantu kuba leta yaratugiriye, yaduhaye amahirwe yo kuba twakiga ibyo bintu, tukarenga tukanayigora tuyishaka akazi. Mane nge birambabaza, birambabaza n'ukuri kw'Imana. Arakoze cyane. M6 atugiriye inama kuri iyi ngingo ijyanye no ko umuntu arangiza kwiga akirukanga ashaka akazi kandi yakagombye kukihangira. Nawe udukurikiye rero, ongera utekereze neza, ongera utekereze, subiza ubwenge ku gihe, ku byo wize, ku cyo ushoboye gukora, nawe gutangira n'aka kanya. Ntajya ryarenga,
aka kanya watangira kandi bikakugirira akamaro. Abadukurikiye rero tubifurije kugira ishya n'ihirwe, reka dusoreze aha ngaha ngo ararekwa ntashira, nawe utaha kuri Home News TV ibiganiro nakagaruka. Ciao. Ciao.